Ndagusuhuje wowe neza amatwi muri aka kanya urasuhuzwa na Padiri Janvier. Mu gace gaherutse ka gatatu muri uru ruhererekane nise Dusobanukirwe Bibiliya, twabonye amoko ya za Bibiliya n'uko zakurikiranye, uhereye kuri Bibiliya y'Abahebureyi n'iya Alexandria bita Septante, hakaza na Bibiliya y'Abakristo. Muribuka kandi ko nabasobanuriye impamvu muri Bibiliya yera dusangamo ibitabo 66 aho kuba 73 nko muri Bibiliya ntagatifu. Nari nabasezeranyije ko mu gace kazakurikiraho ka kane tuzarebera hamwe uko ibitabo byo muri Bibiliya byanditswe. Ibyo bikaba bijyana no kwinjira noneho mu buryo bwimbitse mu mateka y'umuryango wa Isiraheli, kuko ariyo nkomoko y'abanditsi n'inyandiko dusanga muri Bibiliya. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Imana niyo yibanze mu gushyira mu nyandiko Bibiliya, kuko abanditsi bandi ari ibikoresho byayo. Aba banditsi nabo bari bazi neza ko ubutumwa batanga butava kuri bo ku giti cyabo, ahubwo bahumekeweho n'Imana ikoresheje Roho wayo, Roho Mutagatifu. Nk'uko bigaragara muri buri nyandiko, abo bantu nabo mu muryango wa Isiraheli, ari nawe Imana yari yarihitiyemo kuva kera mu yandi mahanga yose, kugira ngo bayimenye, bayikunde, kandi bazayibere abahamya mu bihugu byose. Abayisiraheli rero nibo babanje kuba umuryango w'Imana, ariko aho Yezu Kristo aziye, abamwemera bose ababumbira mu muryango mushya w'Imana. Imana rero yatoraga uwo ishatse, ikamutora n'igihe ishakiye. Twavuga nka Zakariya na Samweli yasanze mu ngoro, tukavuga nka Pawulo yamusanze mu nzira yigendera, twavuga nka Musa na Amosi yabasanze baragiye amatungo, n'abandi benshi yagiye itora. Bibiliya, igitabo gitagatifu, ntitwavuga ko Imana yabwiraga umwanditsi ngo andika utya na gutya, ahubwo n'umwanditsi hari aho yashoboraga kwishyiriraho ibye cyangwa akagira ibyo yibagirwa. Aho ushobora kwibaza uti kuki ubu ari nta bandi banditsi ba Bibiliya bandika ngo ibitabo byabo nabo byongerwemo? Muri iki gihe tuzi neza ko Roho w'Imana akomeza gukorera mu bantu n'ibyo nk'uko na mbere yabakoreragamo. Ariko ku byerekeye inyandiko, biragaragara ko icyari kigamijwe cyarangiye. Ni ukuvuga ko ibyanditswe bitagatifu n'ubundi bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Muri Yezu Kristo byose rero byaravuzwe, ahubwo ni ngombwa gusoma ibyanditswe bitagatifu muri Roho Mutagatifu nyine, kugira ngo atumurikire tubashe kubisobanukirwa. Yezu Kristo, Jambo wigize umuntu, yaje nk'umuntu mu bantu, yamamaza inkuru nziza y'umukiro mu bantu, anarangiza atyo ubutumwa bw'umukiro Imana se yari yaramutumye gutanga. Niyo mpamvu uwabonye Yezu Kristo aba yabonye Imana. Ngarutse ku buryo Bibiliya yanditswemo, Bibiliya yahumetswe n'Imana, kandi koko ni ijambo ry'Imana. Ntushobora rero kuyisangamo ikosa, kuko Imana idashobora kwibeshya no kutubeshya. Niba kandi Imana ishyize amagambo yayo mu nyandiko, ni ukuvuga ko ubwo ngubwo aba ari ukuri gusesuye. Mu kwandika Bibiliya, Imana yakoresheje abantu. Niyo mpamvu kugira ngo umenye Imana muri Bibiliya, ugomba kubanza ukamenya uko umuntu wanditse yari ameze, uwo ari we, aho yari ari, igihe yari arimo, uburyo yariho, impamvu yanditse, ndetse n'ururimi yanditsemo. Kugira ngo tujye tubasha kumva neza ubutumwa buri muri Bibiliya, tugiye kureba noneho byimbitse amateka n'iyobokamana by'Abayahudi mu isezerano rya kera.
Bibiliya ni igitabo gitagatifu gikubiyemo kwemera kwa Isiraheli nk'umuryango wiyumvamo ko watowe n'Imana. Ukwemera kwabo kukayobora ubuzima ndetse n'amateka yabo. Mu kumenya Bibiliya bisaba gucengera mu mateka y'igihugu cya Isiraheli, kuko Imana yigaragariza mu buzima atari mu nyandiko gusa. Ni ngombwa kumenya ibihugu byagiye bigira uruhare muri ayo mateka, cyane cyane ariko ni ngombwa kwitegereza uko iyobokamana ryo mu muryango watowe n'Imana ryagiye ricengera ubuzima bwabo. Uwo murage w'igihugu wabaye uw'isi yose, uva mu mpatanwa z'igihugu, ubwoko n'amateka y'abantu bake, kuva aho Kristo awujurije kandi akohereza abo yigishije ngo bawugeze mu mpera z'isi. Isezerano rya kera ririmo inkingi z'iyobokamana, amadini akomeye mu kwamamaza Imana imwe, twavuga nk'Abayahudi, Abakristo n'Abayisilamu ahuriraho. Nk'abayoboke rero ba Kristo, natwe dufite uruhare kuri Bibiliya ntagatifu mu bice bibiri byayo by'ingenzi. Kuyimenya by'ukuri ni ukumenya Kristo no kwiyemeza kumushyira abandi. Uwacengeye ibyanditswe bitagatifu arangwa n'ishyaka ryo kubisobanurira abandi, nk'uko byandigendekeye Filipo n'umutware w'umunya-Etiyopiya, ndetse akabageza no kuri batisimu. Mu kumenya ayo mateka turahera kuri Aburahamu, umukurambere w'umuryango. Ibyo tukaba tubibona mu gitabo cy'Intangiriro. Amateka ya Bibiliya atangirana na Aburahamu, umwimukira uturuka mu Bukarideya waje gutura mu gihugu cya Kanahani, cyaje gufata izina rya Palestina n'irya Isiraheli. Ibyo byabaye ahagana mu mwaka w'850 mbere y'ivuka rya Yezu. Aza azanye n'umuryango we. Icyo gihugu cyari gituwe n'andi moko y'abantu kuva kera. Hirya no hino yacyo hari ibihugu, ubutegetsi, ubukungu n'iyobokamana bimaze imyaka myinshi. Muri ibyo bihugu twavugamo nka Misiri, Kanahani, Abakarideya, Ashuru, Ubumedi n'ibindi. Icyo ibyo bihugu byari bihuriyeho ku iyobokamana ni ugusenga imana nyinshi. Imana zitanga uburumbuke, iz'amazi, iz'imiyaga, iz'izuba, intambara n'ibindi. Ni kuri iyo ngingo Aburahamu yafashe umurongo wihariye, gusenga Imana imwe rukumbi. Mu buzima busanzwe inkomoko ya Aburahamu yabagaho nk'abandi bantu batuye ikibaya cy'inyanja nini ya Mediterane. Ibyabarangaga ni ugutura mu mahema, gushakashaka ubwatsi bw'amatungo, nyuma bagatangira gutura no gutungwa n'imirimo y'ubuhinzi ikomatanyije n'ubworozi, kimwe n'abandi bageragezaga gutuma umuryango ugira ubumwe, wiyongera no kuwurinda kwivanga n'amaraso y'abanyamahanga. Aburahamu ku mugore we Sara yabyaye Izaki, Izaki nawe ku mugore we Rebeka abyara Yakobo, Yakobo nawe ku bagore be babiri Rasheli na Leya abyara abahungu 12, ari naho hakomotse imiryango 12 ya Isiraheli, iriho na n'ubu ishingiye kuri abo bahungu 12 ba Yakobo, ari nawe witwa Isiraheli. Amategeko ya bene Aburahamu yagiye aberekana nk'umuryango wiyongera, ugirana amashyari, wiyunga ndetse ugera no mu bindi bihugu. Kubera inzara yateye mu gihugu cya Kanahani, bene Yakobo bashakiye amaramuko mu Misiri. Ibi tubisanga mu gitabo cy'imuka Misiri. Bamarayo imyaka irenga 400 kandi bafashwe neza n'abayobozi b'igihugu, kugeza ubwo hagiyeho abami batakibuka uruhare rwa Yozefu mu guhashya no kuzigamira inzara. Batangira kubishisha, kubakoresha uburetwa, babuzwa gusenga ku buryo bwabo, ndetse bagambirira no kubatsemba ku buryo ari akaga batazigera bibagirwa na rimwe mu myaka izakurikiraho. Muri izo ngorane Abayisiraheli biyumvaga nk'umuryango utonnye ku Mana, akaga n'amakuba birushaho kubunga, kandi nubwo bihebaga bari bategereje irokorwa Imana yabateguriraga. Itotezwa ry'umuryango mu Misiri, ibyo nabyo biri mu gitabo cy'imuka Misiri, ryabaye intandaro yo gushaka kwibohora, naho itorwa rya Musa, Umuyisiraheli waremewe
warerewe mu mico ya Misiri, riba intango y'urugendo rurerure bazahamyamo isezerano ry'Imana na Aburahamu, kimwe n'inzego z'ubuyobozi bw'umuryango watangiye kuba munini. Gusohoka mu Misiri ni ibintu bitangaje kuko byari bigoye, bityo babibonamo ikiganza cy'Imana ibarokora, bemera batyo Imana nk'umucunguzi na Musa nk'umugaragu wayo. Mbere yo kumenya no gusingiza Imana nk'umuremyi, Isiraheli yamenye Imana ikiza. Mu butayu Abayisiraheli bongeye kuragira amatungo, bagendagenda bashaka ubwatsi kandi berekeza mu gihugu cy'isezerano. Aho mu butayu niho bahawe amategeko y'Imana, biyumvamo isano idasanzwe n'Imana, baba mu muryango wagutse. Aya mategeko ni inkingi z'iyobokamana n'iza politiki bizaranga Isiraheli igihe cyose kugeza na n'ubu. Uwo muryango rero uzayorwa n'ayo mategeko, kandi hari ingingo zizahora zibukwa n'ibisekuruza byose. Twavuga nk'ijoro rya nyuma mu Misiri, bazahora baryibuka mu munsi mukuru wa Pasika. Twavuga nk'iyambuka ry'inyanja y'umutuku, itangwa ry'amategeko n'isezerano riyaherekeje, ibitangaza binyuranye byatumye aho gupfira mu butayu bahabwa amazi n'ibyo kurya n'ibindi. Muri urwo rugendo rwo mu butayu niho ibifitanye isano byose n'imihango y'iyobokamana byatunganyirijwe. Umwanya n'uruhare by'abaherezabitambo bene Aroni, umwanya n'ingengabihe by'ibitambo, ubushyinguro bw'isezerano, inzira y'ubutungane n'ibindi byose byateguriye imihango izabaranga mu gihugu cy'isezerano. Urupfu rwa Musa dusanga mu gitabo cy'ivugururamategeko rwasize ari umuryango yegeranyije ushobora gutera no kurwana ugafata igihugu cya Kanahani. Aha tubona cyane uruhare rwa Yozuwe. Musa yasimbuwe na Yozuwe mwene Nuni, ibyo tubibona mu gitabo cya Yozuwe, nk'umutware w'umuryango. Igihugu bagombaga gutura cyari kirimo abandi, bamwe bakaba bene wabo, abandi bakaba abanyamahanga. Uburyo bwo kugishyikira kwari ukugirana amasezerano aho bishoboka, ubundi kwari ukurwana. Bongeye kubibonamo ubushake bw'Imana yabo ibashyigikiye kandi ibarwanirira. Aho igihugu cyose kimaze kwigarurirwa, habaye isezerano rikomeye rihuza inkomoko y'Abayisiraheli babaye mu Misiri n'abandi basangiye amaraso ariko batamenye ibitangaza byo mu Misiri no mu butayu. Buri gisekuru gihabwa ubutaka bwo guturaho. Bene Levi na Aroni baba umunani w'Uhoraho, nubwo bahawe imijyi bororeramo, hateganywa n'imijyi y'ubuhungiro ngo kwihorera bitazabacamo icyuho. Nyuma y'iryo gabana, buri muryango wagize ubwigenge bwawo, bagahuzwa gusa n'amategeko basangiye hamwe n'urusengero rw'isiro rubitse ubushyinguro bw'amategeko y'Imana. Iyo miryango yagiye igabana ni ya yindi igizwe n'abahungu 12 ba Isiraheli cyangwa Yakobo. Iryo tatana ry'imiryango mu gihugu nta butegetsi bubahuriza hamwe, kimwe n'igishuko cyo kureshywa n'iyobokamana ribakikije, byateye muri Isiraheli icyuho gikomeye. Ubumwe bushingiye ku idini bwaradohotse, kudaturana bigaha imbaraga ibihugu bibakikije, ndetse no hagati yabo haduka amakimbirane. Ibi tugenda tubibona mu gitabo cya Yozuwe ndetse no mu gitabo cy'abacamanza. Umurimo w'umucamanza wari uwo kuyobora ibitero mu gihe cy'intambara, akumva afite ubutumwa bw'Imana ngo afashe kurwanirira igihugu bahawe, intambara yarangira bakisubirira mu ntara yabo no mu mirimo bari basanzwemo. Icyo gihe cyamaze hafi imyaka 200. Uburyo bw'abacamanza ntibwashoboye kubumbira hamwe Isiraheli yose. Hirya no hino yari ikikijwe n'amahanga agenda agira ingufu, cyane cyane Abafilisiti bageze n'ubwo bafata ubushyinguro bw'Uhoraho Isiro, bakanatwara n'umujyi wa Beteli, kandi yombi yari ikimenyetso gikomeye cy'iyobokamana. Ibi tubibona mu gitabo cya mbere cya Samweli.
Akenshi buri nzu cyangwa buri muryango muri ya yindi 12 ya Isiraheli yirwanagaho mu guhangana n'ibitero, cyangwa se inzu nyinshi zikishyira hamwe ngo zigire ingufu, zikayoborwa n'umutware umwe. Nyamara ntabwo byatumye bakomeza ubumwe bwabo cyangwa ngo barengere bihamye umutekano w'igihugu cyabo. Mu gace gakurikira aka ngaka, ubwo ni agace ka 5, tuzarebera hamwe noneho uko Isiraheli yahisemo gutegekwa n'abami ngo yisanishe n'ibindi bihugu bari baturanye. Ibintu bitashimishije Imana, ariko kubera kwigenga kwa muntu Imana ikabibemerera. Guhitamo kuyoborwa n'umwami kandi tuzabibonamo nk'icyifuzo cy'imiryango 12 yari yaratatanye, yifuzaga kwihuriza hamwe ngo ibashe gutsinda abanzi bayo bari bayikikije, dore ko nabo bagendaga bagira ingufu. Ndagushimiye wowe warunteze amatwi muri aka kanya. Nari Padiri Janvier. Tuzongere ubutaha mu gace gakurikiraho. Imana ikurinde.